umusani ni umuntu ubura nyine jewe nimenyereke ibintu by'ubusari bwanyu ntabwo nashyizemo challenge ntabwo iki kiganiro ntabwo wacyaprodinga wadu man washyizemo buriya uri kubaza njye ndashaka ngo munyereke kubaza akagira naho nawe avuga ati ahangaha nyine ni ubutumwa bwacu ndamuhabutse ansubire ngenda nyago rero munyereke ubusitari bwanyu sibyo hagati y'ibisambo bibiri nk'uko mwanyihaye nyine mwanyihaye kandi muri urashaka ngo sime nakuze nyira ahantu ngagiye kurasa amasoro nubangara amasasu urabashe nako amasasu baba baguhaye aho yapfuye ubusa Baby nyongera amasasu maze nkurasira amasoro ubwo mwabyumvise nabi kabisa yama amwonge akongera amasasu urusiko kirira nzi ko iradi nawe nzi ko arimo abantu ari kwivugiraho abantu bari ese mumeze neza kandi mukomeje kugenda mubana natwe muri cya kiganiro mwakunze muri benshi cyitwa harabura iki ngo urubyiruko rufite impano ruzigaragaza njye mugiye kubana muri kino kiganiro nitwa Mbarushimba 250 cyangwa se unyite Big Master ntacyo bitwaye kuri kamera z'inkuru division dutangire twakira abahanzi bagiye batandukanye n'abahanzi batatu hano bagiye kugira byinshi bagiye kukwereka mu bijyanye no kuzamura impano ariko ndabona bamwe muri bo barazamutse ahubwo baje gufasha urundi rubyiruko kugira ngo narwo ruzamure impano rufite ese byagenda gute reka duhere ibumoso rero ni umusore umeze neza cyane kabisa umeze nka Debeni cyangwa se ni umusore rero ugiye kutubwira byinshi mu muziki nyarwanda reka tumereze ikaze kuri kamera zacu z'inkuru TV show yo ni Shackman ni Shizbi ni Bossa ni Bridge Up to the Sea ni full hour Nicole sequence Kigali zita so nagarutse ku Nkuru TV show naje kubaha show kumwe n'abasaza bandi hano kuvuga urabizi mbazaniye ingoma bita Rizaka nyina wavuze ko ntabizi iyo gusubijwe ntacyo biyumvishije we nari urabizi ariko nadusubiramo ibyo binamaze kuvuga ubundi dusubiramo uko ni Shackman ni Shizbi ni Bossa ni Bridge Up to the Sea ni full hour dore ikintu wishemo cya mbere wakagombye kubanza izina ababyeyi bakwise kuko ndumva ntari iyi mihanda rero okay dukomeze Shazimani Shackman you don't know Shack ndayizi Shack ruriwe the Bridge Up to the Sea ni ikiraro hejuru y'inyanja baragufumbi inyanja y'umuziki baragufumbi bazanamo kuri Bridge ugaragaza urwego rw'amashuri nta kibazo okay ngira ngo bride kandi bride ifumbira ibishimbo n'ibigori araza ngira ngo uraje watubwira ati ngo ndishaka ngo ndi kwe n'ibiki ngira ngo rero hano kuri kamera no kukubwira ko ndi narenge mufasa uri mufasa ngira ngo rero ni ikibuzaniye abakunzi bacu hano kuri kamera zacu z'inkuru TV show ese uri umuhanzi uri umuririmbyi cyangwa umukinnyi wa filime wenda icyo kibazo cyo abantu bo ku Nkuru TV show bamaze kugisobanukirwa bazi icyo nicyo ariko abadukurikiye kano kanya batazi ese kano kanya icyo uricyo bakeneye kumenya se ninde tugiye kubana muri kino kiganiro ni director ni movie actor ni producer ndi umuririmbyi ariko cyane imbaraga zanjye ndi umuhanzi ngira ngo mbere yuko tuza kuba twakira bimwe mu bihangano byanyu wampera uwo musore umeze neza aho hagati umeze nka Bruce Melody cyangwa se Taiwacu mana ndi hagati y'ibisambo bitatu bane bibiri undindiremo meze nk'akayuzi gateye mu rutare kari kugenda kamera gaho rero ndenge kazashorera mu bibazo nkuko mubyumva mwese mumenya uwo ari we uyu ni umukinnyi wa filime hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse akaba ari n'umwe mu bantu bari kugenda bafasha urubyiruko rufite impano mu gukina filime kugira ngo bagaragaze impano zabo ndetse mu kubaka igihugu cyatubyaye turi kumwe n'undi muhanzi ku ruhande ni Riderman rero nawe tugwaye ikaze ndabona waje umeze neza cyane kugira ngo tugwaye ikaze kuri kamera zacu z'inkuru TV show ni byiza cyane
none se ko wese uvuga ngo ni byiza cyane koko uri Riderman urumva bimerita kabisa kabisa niki cyarwemeza kuri buze kumerita ririya zina ry'igihangange no mu muziki nyarwanda bate mose angira ngo ahubwo wakabaye mbere yo kutubaza wakabaye wadutayemo kugira ngo rimerite iryo zina ubundi Riderman ntabwo bajya bamubaza ngo Riderman ufite imikufu wayango ni indondora undi rero nimba nta ngeso ziriho tubagire inama indondore mu bazizira bavuga bayahoze asenga ahubwo ndabona hari umuntu uzi indondore bagucunga ahubwo ndabona utangiye kureba amasaha n'imikufi arashaka kumenyera ese ubu isi indondore kumareba akaba yabakunze abo bambaye ibiti biriho ngo Riderman mutoya amazina yawe ubundi asanzwe bakwita nde ese niki utuzaniye kuri kamera zacu ze nkuru TV show bamita The Brown The Brown abakora ibintu bijyanye na music kandi umuhanzi ubindi ndirimbo kabisa uravuze ati njyewe ndi umuhanzi ese waba ufite management kumanaginga kugira ngo tubashe kuba twatangira ikiganiro tuzi abo tugiye kuganira nabo yaba kabisa nabo ndamubona uwaguha management wabigenza gute wa management abanyarwanda n'abatamo imizigo yaganje cya mbere wakisha kuko abanyarwanda ntabwo dukeneye imizigo iyo twikorera duhagije okay ngira ngo rero ngira ngo mu by'ukuri karagaciyemo kugira ngo tubashe kuba twabana muri kino kiganiro hano tugiye kubanza hano tugiye kubanza twakire umuhanzi usa na The Ben adushyirireho indirimbo hari ikintu kiri mu muhirika ahantu okay turabizi wowe n'ubundi hano uraza gukinamo filime nawe gukinamo filime tuguhaye ikaze rero nawe tugezeho impano yabujyanye no kuririmba kugira ngo twakire uriya mukinnyi wa filime ndabona umuntu uri kwizunguza cyane umuntu uri kumurya ngira ngo uri umuhanzi ese kuba uri umuhanzi wabitangiye ryari I think 2015 ubwo ntuntutse akoze ko muzehe ntacyo atakoze tujijuke okay ko nako kari gaciyemo 2015 ugavuze ngo iki ngo 2015 ukaba uri umuhanzi kugera 2025 ese ubwo 2015 mumbabarire ande kuremba mwe hano muri iki kiganiro njye ntabwo nicaranye n'iyo nyine ubwo ni 2015 ibyo byo ndizera ko mu ndimi ari buze kuturirimbira ntabwo yaza kuba ari mu icyongereza cyangwa igifaransa kuko ntabwo akizi sibyo si ikibazo muri 2015 ni ikibazo aze kwihangana asheke buryo cyo ataza kubeshya abanyarwanda ngo yarize kandi atarize ngira ngo rero watangira utugezaho impano yabujyanye no kuririmba mbere na mbere nabanza kubentroducing iyo ndirimbo kuko basically lyrics ziri important kumva topic iyi ni indirimbo ivuga ngo Risaka nararebye maze imyaka igera mu 10 muri media mu muziki mu bintu bigiye bitandukanye ariko uretseho ubuki ufite management nari ngifite ariko ubu ngubu ntayo none se udaciye abantu intege koko imyaka ubwo ni imyaka ingahe uvana 10 imyaka 10 ukora umuziki ese ni nk'iki waba warakuye mu muziki kugira ngo tumenye se koko uyu muziki abantu yo kuza barwanira mwe bakagira ukuntu batukana ku babyeyi mu by'ukuri tubwire uyu muziki mbere na mbere aho kugira ngo ubeho muri iyi si uwo muntu wicuza ibintu utakoze ujye uvuga uti ibintu nakabaye narabikoze wabaho uri umuntu watsinzwe kenshi mu buzima kandi iyo ubaye focus ntabwo usimba kuba amaze imyaka 10 wenda ntaragera ku rwego runaka uri kumwe n'intare araza kutubwira imyaka 10 mu muziki nyarwanda inzu bubatse icyo gihe bari kuyishyigikira iri hafi guhenuka okay ngira ngo rero tangira tugeze indirimbo zawe twumve koko ese izo ndirimbo koko ufite umaze imyaka 10 witoza ndetse urumva sinzi ko abasaza yavaho ni intyoza mu muziki
tubwire. Okay. Rero na mbere ntabwo ndabatamo freestyle rero iyo ndirimbo bayishaka barajya on YouTube ya She's Be Bossa. Iravuga ngo iyo She's Be Bossa rizaka tuza rizaka rizaka itara ryawe rizaka irakuze zizajya umunsi umwe zizajya bizakugora niko bimera ku itangiriro bizakugora burya kubigeraho usaba umutima ukomeye ukaba umugabo ukarubanda ukaba inyangamugayo data mbere y'ukagenda yasize ambwiye ati nta mugabo ubura igishoro cy'umugabo burya n'ubunyangamugayo n'ubupfura ndizeye kandi nizeye Imana nzi neza ko izankura ku byapa nkava ku mihanda y'amasaka nkaka ndizeye zizarya izo mpanga zizarya itara ryanjye rizarya nambarusha imbavu zizarya nawe ntare rizarya nawe brown zizarya yawe ujya ubitura Imana inshallah zizarya nzava ku mihanda y'amasaka nubwo abanca intege batabura ndacyagigiza reka sinduha amatwura yafunga uzakubera Imana uzabyumva ku mihanda ndagenda nkurwa byose mbikesha Imana itara ryawe rizaka jyawe ujya ubitura Imana jyawe izera zizarya ibyo upanga bizarya itara ry'ubuzima rizaka jyawe byose ujya ubitura Imana inshallah yallah alhamdulillah itara rizaka zizarya itara rizaka hano hagiye kuba umuriro noneho ufata iyo mikoro y'imperera Riderman mutoya hariya intare n'uburetse buke mpera Riderman iyo mikoro aho ngaho ngira ngo wagiyemo hagati y'ibisambo bibiri ugomba barimo baracecekera umurari kuririmba nk'ikinyogote hoya buriya n'ubu uretse mpera Riderman nawe watubwiye ko amazina yawe bakwita nde? Bakwita? Okay, nawe ngira ngo wahereza abadukurikiye ku ndirimbo zawe kugira ngo hano kano kanya tugiye guca impaka. Umaze imyaka ingahe mu muziki? Umaze igihe kingana iki ukora umuziki? Urabona hari icyo uza guhindura ku byo yakoze? Nimba ntacyo wahindura nyango haguruka bugenda, ariko nimba hari icyo ugiye guhindura nyango tugwaye umwanya. Tugwaye umwanya kuko intare yo turaza kuyihereza umwanya iraryo uratsinzwe. Komeza. Iyo nyongorera ivuga cyane abantu badukurikiye barwumve. Intare munsi turira raziritse, munsi turira ashobora kuba ziritse. Hari umuntu wakunize uri gutuma ijwi ridasohoka kabisa. Yenda komeza. Bari bakunize. Eyo dala ngwino ngwe mu gituza ndabona agiye kukuzana amazi mumera amazi kuko ndabona mumera amazi reka agiye kukuzana amazi ko mumera amazi kabisa urumva amazi rwose mumera amazi burareka mwese amazi rero ukuntu warya wanywa ugashiyo utashaka urumva ijwi dukeneye kumva umuhanzi koko ntabwo ushaka kuzajya kuzajya tuvuga ngo Riderman kumva ntajwi ntaki dukeneye kumva nimba rero kumva nyine ijwi ryasohoka ubona nimba ikibazo cyabaye
ariko dukeneye kumva ko kuko nyine ngo umuhanzi akibaza ariko nka umuhanzi abantu bakeneye kumva isi ukavuga imbere tunatureba ukavuga ati urabizi ikintu ni urukundo rwateye abantu mu kagozi nyine rw'ishoka please kabisa n'abataryama muri mu rukundo babyita kubeshyanya ngira ngo abahanzi n'umuntu tubeshya komeza nta kibazo ubwo ngubwo ndi kumva ndi kurimba mukanja amazi dukeneye kubikunza ngo wabuhaye amazi ntabwo twaguciye amazi ahubwo wabuhaye amazi okay ubwo ngiye na radio niba ngombwa na radio wivugire okay nta kibazo komeza nta ariko ijwi ryongeye kugira ngo badukurikiye let's go yo dala nakwe pyama baby nawe katira maniga baby twibanire nka Adamu na Eva oh my love turi kumumbera soja niyo ngiyumbera soja wambwiye wangize nka malayika oh my love baby wangize nka malayika ushushanya kuri pomi baby wandika oh my love baby oh my love baby wakunze umutima wanje wandika oh my love baby wangize nka malayika oh my love baby let's go niyo kabisa nakwigije mu mutima wigira ubwoba bwawe injira iyi ntebe yicareho ubwami bwanjye busangeho Bombokla yicareho aya mahirwe yafateho ubu ngubu sinakatira natayineze ndi gutupanika nimurayo ni yawe kuririmba ariko kumusaba kabezi nakubwati ariko murabikata hoye ntabwo tubikata uko kano kanya bakwakira imuganda n'umwana ngira ngo nayo n'indirimbo ndirimbira hari imwe nayo n'indirimbo nta kibazo nimba uri nguyakuriye kopi n'indirimbo ariko murabikata ntabwo tubikata wowe nimba nta kibazo ufite nimba nta kibazo ntari n'indirimbo n'ubundi nayo kumve ngiye kubatamo indirimbo yasohotse iri kuri YouTube yanjye kabisa ni ngwino kabisa ariko ugerageze wisanishe nyine n'indirimbo wakoze kuko niba ubwira umukobwa ngo ndakutenda sana kugaragaza umutima nyine w'urukundo okay let's go yo dala ngwino ngwe mu gituza ibyanga usumbera yumva dukeneye iyi ndirimbo itari iyi ariko murabikata ntabwo tubikata turashaka indi ndirimbo itari iyo ubwo ngiye kubatamo indirimbo itarasohoka nta kibazo ushaka turirimbe n'izasohoka ubutaha ariko iyo turashaka indirimbo yindi indirimbo itarasohoka yo dala naguhaye umutima ngushire mu mutuzo sinaguhaye umutima wiri gutanga nk'amapasi naguhaye umutima ngushire mu mutuzo baby ngwino mwigisha amacengu baby nkamwe ya Messi ngwino mwigisha amacengu baby nkamwe ya Messi fata kinyuma uwo fata kimbere uwo fata naka gafoto urabikwiriye dale fata kinyuma uwo fata kimbere uwo fata naka gafoto urabikwiriye dale ninjye dala ninjye dobulauni baby nusaba kugusohokana tukajya muri beti sinza guteza bamucoma barakubita rigatinda nzakujyana mu rugo maze dusangira gasoda maze nkumvisha uburyohe utigeze ubona mu bundi buzima baby nyongera amasasu maze nkurasira amasolo
Baby nyongera amasasu umaze nkurasira amasoro fataka imbere uwo yamani niyo kabisa ya uri madala banyita dala yamani ndi kumubaza ngo ni madala naga ari madala ninjye dala yamani tugeze ku mwanya wo hagati rero cya gisambo gihoranye abakiba tugiye guhereza intare oya njyewe riganda ndi kubabwira nti bantu umwuka agira imana muri intare uyu madala yakora ikintu cyose kimutunze ariko agerageze muyiga ntago niba ari gusaba amasasu baby mpangira amasasu ugiye kurasa amasuru maze nkurasira amasoro ngagiye kurasa amasoro nuba ngari amasasu uraburashe nako amasasu arabaguhaye araba yapfuye ubusa baby nyongera amasasu maze nkurasira amasoro ubwo mwabyumvise nabi kabisa yamani amwonge akongera amasasu uriko kira ari nziko iradiyo nawe nzi ko arimo abantu bari kwivugiraho ngo abantu barimo gusa umuntu arafunguye ngira mutsanga nta muntu arankubise arakubita akayimita ncika umwanya wo gukubagana wowe niba uri gukubagana nk'uko nari meze ndawapi kabisa y'ibintu ndi kubatamo ni fresh avuga kantu njye nari nigizeho kutuntu ntaradiyo cyangwa utundi tuntu ntabwo hashoboraga kuba hari ibikoresho mu rugo ntarafungura ko cyaba ari gishyashya ntaragifungura ngo ndebe intare karame n'urukweto mfite hano mu ntoki zanjye ariko ntabwo bari kugera ari kubireba ufite amabara angana ese waba uzanye tukarufata bakaza no kurubona hari impamvu warubajije reka tuyafate nabo warubonye none se ni ukuvuga ngo umuntu uri kudukurikira nawe akeneye kumenya ngo ese koko ruriya rukweto rufite amabara angahe ayo zindi uzi rusa n'urwanjye njye ndi kubona rusa n'urwanjye ariko si umukara n'umweru se ntabwo bazi nyir'uriya rukweto ari nta kibazo reka tuberekere hano gusa njye ndabona hariho kaki ndabona hariho kaki n'umweru imishumi isa gute sumirasha what nase ndabona zijya gusa nk'umukara ariko si umukara kubera ko ziriho amase nta muntu uzageza amasemi noneho iyi nkweto ifite amabara atatu ayahe n'imishumi ifite irindi bara kandi turabona ko ino nkweto ari umukara ubwo nanga amabara hano mu nzu turimo turahabwa njye sindi mu bantu muri kumwe turi abantu batatu bashaka kumbwira muri abo bahanzi babiri ninde wabonye ushoboye kuza ubundi nta n'umwe barushe rero turashaka kubarusha nicyo nashakaga niba wanakura nta n'umwe muri kubabwira niba rwari rusigaye ino bara tumenye ibara risigaye ako waretse kumurira ku isaha uri kumurira ku kuririmba nk'ikinyogote ariko buriya ntiwamusura ngo uvuga ngo uyu nguyu ugengeye no kuririmba ni ukwimanamo ariko muhereza ese ko nyine nuko ibyo bintu ntabwo kuririmba nabaciyemo reka mbabwire ikosa njye ntajya nkora mu mwuga wanjye ntabwo njye njya nkora ibiganiro kubera iki ntabwo wenda ntubifate nabi ariko ntabwo njye ndirimba nk'ikinyogote buriya ikintu umenyereje abantu aha ngabo wanamenyereye umusani ni umuntu uburi nyine njyewe nimunyereke ibintu by'ubusani bwanyu ntabwo nashyizemo challenge ntabwo iki kiganiro ntabwo wacyaplodinga man washyizemo buriya uri kubaza njye ndashaka ngo munyereke kubaza akagira naho nawe avuga ati ahangaha nyine ni ubutumwa bwacu ndamuhabutse ansubiye ngenda njya ngo rero munyereke ubusitari bwanyu sibyo ni hagati y'ibisambo bibiri nk'uko mwanyihaye nyine mwanyihaye
kandi muri bashaka ngo sinda nakuru nyira ahantu ngiye ajya kuri stage kure ngo ndirimba neza ahantu hari video bari kuvuga ngo ndirimba neza bari oya hano harimo n'umukinnyi wa oya ahubwo batangiye kuntinya ngerega ndi intare oya ntabwo ari kugutinya bikore dukore boro zirimo twubaha nyine muri kuntinya ariko ngereka mbereke nge ndashaka mungaragarize impano zanyu ariko nawe mbere yuko tugaragariza impano bavuze ko ukina filime none se abantu bari hano filime nkina nizituma abantu baseka ese ko ntabwo bigeze baseka kandi muri guseka ari ukubera ko mvuze muri guseka kubera ko mvuze ni ukuvuga yuko n'ubu ngubu muri guseka ni ukuvuga yuko rero nabatsinze n'ubu ngubu ndi kuyikora ahubwo nimugaragaze munyereke indirimbo zanyu nyine muyereke muri abasitari reka nkubwire ikintu kuri icyo kintu ibaze kuza kumusana inkange bana njye ndi ku rwego rwo kwiyumva tu uri kwiyumva ndi ku rwego rwo kwiyumva ute gute reka mbigusobanurireho njye maze imyaka 10 mu muziki icyo kintu uri kucyumva ukaba utararambika maze imyaka 7 uzatwara barondo uyu muntu watuzaniye hano bro hano bavuga barondo abana twari bazi kuririmba ibaze nk'umuntu wareba iki kiganiro ni njye mu chef wa mbere muri East Africa especially in bakery nkaba n'umwarimu mw'ibyo bintu nditicha ndigisha nk'abanyeshuri buriya rero impamyabumenyi ntabwo ari ingenzi kurusha ubumenyi rero urumva niyo mpamvu mba nkora wa muziki uri seriye apana wa undi wumva babandi hari amazi dore ntabwo ari amazi n'abaki hari amazi angana cyane none amasoso gusa nawe rizaka bro rizaka humura kandi ryaranga uretse gato ndakina mu kigo hari abantu benshi bajya babona muri gukina nka filime ukajya kwishyuza nk'umuntu warakaye ukajya kwishyuza cyangwa se ugakubita nk'umugore isanisha n'umuntu warakaye turebe uburyo ukina filime ubundi ese ukina filime ubundi jewe shwida ntabwo njya ndakara gute ayikide kangahe se ntiyatugize abakere twese ntiyadukomereye umutwe abo murakomeza museke mwirigo no gukora ikiganiro mwanyeretse impano zanyu mwabahungu ubwo mana gusa ntugire ikibazo bitewe njye n'ukuntu nabibonye kabisa muri Bosses Entertainment mu minsi mike urabona ibaruwa ikugezeho kabisa bashaka kundega urumva umuntu wantinyutse umuntu wantinyutse nta kuntu ntahitamo akazi muri timu yanjye bashaka kundega nanjye nkajya ndirimba nk'ikinyogote ntimumerezega amasoro mumaziragama amasasu rero reka ikiganiro njye reka mubwire yivuyemo ubundi iyo umuntu atsinzwe aragiye yivuyemo nzagaruka ngaho nimba utsinzwe genda reka turebe yakwemerera ugenda gitaha njye manitse godiyo kabisa ubwo watsinze wowe kumeze usigaye watsinze ariko nongera ubitekereze ntabacira agaragaza impano yawe ariko ndabasaba ntibongeye kuvuga yuko ngiye impano yanjye yanjemo yuko ari ikinyogoto kabisa nese ubundi wowe uri ikinyogote nyine ukurikije uko uri uko umuntu akurikije uko ari uhita bimwereka uwo ari we mani genda ntabwo ndi ikinyogote nimba uri kitari ikinyogote rero byongerera imbaraga uriya basani bagira uburyo bakora amayira n'uburyo bagaragaza impano umusani ni umuntu ucuruza
icyuba hiti uburyo abantu bamufata nicyo kintu gusa nacuruza arasunya aragiye aya ntabwo ari ugusura rero dufashe umuntu ni nk'iki ngibi uvuze ubundi nta n'umuntu wenda naho yakumva sibyo yawe nawe yavuga ati iki cyane si ibintu kirimo wumva atari ugukira none se gute kandi muri kugaragaza impamvu mwebwe rero mumbwire kandi nanjye mbemere